Banyarwanda bakundwa, imyaka ibaye 27 turi mu ntambara itarangira. Abanyarwanda benshi barishwe, abandi barahunga. Ikibabaje nuko abahunze bakurikiranwa iyo bahungiye bakabica imigenda. Abasigaye mu gihugu babayeho mu marira, mu bwoba, mu bukene, mu buroko mbumvishe, mu manza mbacecekeshe bakorerwa n'abakabarengeye n'abakabahumurije. Agashya mu Rwanda, ku bategetsi mu Rwanda hari abaturage bitwa inkotanyi, abaturage bitwa abanyarwanda baje biyongera ku bigarashi, ku basorisiyeri, ku bateruzi b'amakarito. Wakwibaza abatuye u Rwanda abari bo. Ni ukuvuga yuko utari inkotanyi nta serivisi ya leta uhabwa, ntacyo wakora, nta burenganzira ufite mu Rwanda. None ko twari turi ku mpera y'intambara hagati y'abatwa, abahutu, abatutsi, nkaba mbona batangije indi hagati y'inkotanyi, abanyarwanda, ibigarasha, abasorisiyeri, abateruzi b'amakarito. Yo turayikizwa n'iki? Birakwiriye ko twese duhaguruka nk'umuntu umwe tugatabara u Rwanda n'abanyarwanda, tukamagana izi nyito kuko ntiziboneye, ntizimeshe, ntizikwiye ku bana b'abanyarwanda. Niyo mpamvu kunga guturanyisha abanyarwanda birimo agatotsi, ku buryo nta munyarwanda ukizera undi, dore kuvuga ubumwe byo ko biri kure. Ntushobora kunga abanyarwanda, kubaka ubumwe, kubanisha, kubaturanyisha, kubageza ku iterambere rirambye, ukoresha imvugo zibatandukanya, ubacamo ibice, basumbanyisha mu mategeko, mu kubaza serivisi za leta, kwita ku mibereho yabo no kubarengera. Ntushobora kubaka amajyambere arambye uniga ubutabera, utubahiriza itegeko nshinga, ufunga wica abo wakarengeye, ukenyesha usenyera abo wakubakiye, ukandamiza amahame ya demokarasi, utimakaza imiyoborere myiza. Duhaguruke twamagane ihohoterwa, ikandamizwa, iyicarubozo, kubuzwa umutekano, guhigwa bukware bikorerwa umunyarwanda aho ari hose. Iyica ihohoterwa rikorerwa impunzi z'abanyekongo, ifungwa z'isengero mu Rwanda bikwiye guhagarara, turabyamaganye. Icuruzwa ry'impunzi nyafurika hagati y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo bikwiye guhagarara, turabyamaganye. Duharanire kwiyunga, kubaka ubumwe, iterambere rirambye rigera kuri bose, kubaka igihugu twese twibonamo, gushyiraho inzego za leta zigenga kandi zuzuzanya, imiyoborere myiza iharanira imibereho myiza y'abaturage, umutekano, ubwisanzure ku banyarwanda aho bari hose. Twimakaze demokarasi, ubutabera bwigenga kandi bwubahiriza amategeko, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, igihugu kigendera ku mategeko. Twamagana imiyoborere mibi, ubutegetsi bw'igitugu bwica bukandamiza, ufungira abantu gusa, ukenesha abanyarwanda. Uniga ubutabera, itangazamakuru, demokarasi, udashishikajwe n'imibereho myiza y'abanyarwanda irambye. Ubutegetsi gashoza ntambara mu karere k'ibiyaga bigari. Twamagana imvugo zihamagarira abantu kwica abandi uko byavuzwe n'umukuru w'igihugu mu Inyabihu mu masengesho kwa Rutayisire. Kandi twamagane cyane ko izo mvugo zakoreshwa mu rwego rwa Afurika, dore ukunda kuzikoresha ko ari uyobora urwego rwa Afurika muri kino gihe. Byagaragare ko abanyarwanda ari abakozi bashobora kwiteza imbere, ko icyo bakeneye ni imiyoborere myiza ibungabunga ubumwe bwabo no kubagezaho inama zibakangurira imikorere myiza ibateza imbere. Menya iki cy'ingenzi gikwiriye ejo hazaza h'u Rwanda rurambye kandi rwa bose, ukirwanirire mu mahoro.